ariko birasa wumvisha uwo bosi wabo wakumira. Umuntu wakujyaniye umwana ni Ruhumuriza. What? Inshuti yawe. Mama Rwe. Ruhumuriza. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ibyo bintu bishoboka, ibintu uri kuvuga ntabwo bishoboka. Ruhumuriza se yabarashimusa umwana mushaka yiye. Ukuri kuvuga ko bidashoboka nanjye niko namubonye. Nanjye nabonaga bidashoboka. Ariko nibyo. Ngiye twarivuganiye, bamfukuye igitambaro mu maso mvuye kubonana n'umwana, imbere yanjye mpabona Ruhumuriza. Amata ibibazo. Biriya nzu wabagamo nyine ngo yariye, yambwiye ibintu byinshi, ngo arashaka kuyisubiza, ngo n'ubundi Domine azayitwara. Ngo rero no kujya ugenda wikandagira. Ntabyo kwizera abantu bose. Akisi ni bikweli. Igisobanuro cy'isi ni iki? Kubera iki? Ruhumuriza isi ntabwo ari mba ahubwo twe tuyituyemo nitwe babi. Ruhumuriza. Inshuti yanjye magara iratinya gukora ibi bintu. Turahangayika duta umutwe. Nagiye kumureba uza amagambo yambwiye. Ngiye kumugisha inama arambwira ngo nimfate impapuro nzisinya kuko nzitanga. Kumba ari we uri kumbwira ngo wewe niwe mbwira uwarezi ko wagiye mbese waduturutse wagiye utazagaruka hano rugo none gashigira koko tuyuragarutse none se wari waragihera bwira hano wari waragiye kibyo kubisha naragiye kwa mama aramudamu yambwiye ko yitwandira ngo sinzamwibagiye kujya nyina zibagirwa inzi neza yanjye mama Diane arabeshyiriye mama Diane rero yamaye ibiryo amfata neza karame utuye inshuti ko sinkunda umuntu ubeshya da yatavugisha ukuri ntabwo ko agiye kwa mamaka kwa mama nde mama kumwe waje gusengera Karine waramufungiranye ndamuzi yewe rero niwe wari waragiye niwe wari waragiye ariko reba hano reko uri kukubaza nta kintu wavuze nta kintu wavuze ntacyo yesi nyamvuga mama kuzi icyo mfana nawe urabizi ikintu mfana na mama nawe ni umurozi yego ndakubaza wowe ngiye turi kubaza ikibazo ninde kumbaza ayaya nongeye kunkoraho mbabarira kwa mama akorogiye mama maka naragiye kumusaba icumbi amva bese wewe n'umunwa wawe wacombetse icumbi garicoka nuko kumana no sina kintu yari kuvuga naragiye ndavuga ngo ndashonje mu mibiryo wewe ndakubaza we bahenanya arabwenga zaturogada yego ndakubaza wowe bahenya wabwe n'iki kwagiye kwa mama wabwe n'iki kwagiye kwa mama singo ngo menye ho nabimenyeye amenye ibyo nkubwiye kandi ukubyo ndi kuvuga ariko abana ubundi ubusigatunga kwa mama maka umwana wa musaza wanjye mwari mwagiye gukorera barakuroze matibo mpamvu mu nda hari baba we ndakubaza ntabwo ushaka gukina nawe kandi ubeshye ndakujyana narabivuze byose wavuze ibiki navuze yuko washatse undi mugore mvuga yuko wamfungiranye mvuga yuko washatse ko noneho byose ndabivuga marasambana nasambana nawe
ntabwo uri muzima ngo iki gake arabeshye waratinyitse ufata iyo tuvazi ngigira natsamara n'ishaka iki ni bwa bugabo babazanye nyine baba batumwe n'ababa batumwe uyu mwana afite ukuntu aririmba ndashaka ngubaze wowe wavuze ibiki ugeze aho mvuze n'ibyo nakoze byose ibyo avuze ibyo byose none se mvuga kuri ikigome mvuga ko papa mama Karine mami wamwirukanye ukamuzaniraho undi mugore mvuga yuko wowe n'undi niyo ndaya yindi mwabyaranye mvuga yo hari n'ibindi byinshi nibagiwe ariko navuze munararana nindoro babigutumye ni wowe jana gutumye kubivuga oya none se iyo mwirukanye umuntu ubona ko iyo musanga kwica umuntu si nka mama none ugarutse kuri cyano wenda kubaza impapuro ahubwo bazanye ibiki impapuro twagutumye zireye impapuro nagutumye bagusabye zirihe ni izihe sawa wowe ndi kubaza impapuro twagutumye zireye nshirikisha urangiza muvugiyeho impapuro twagutumye zireye man wowe hari bigenda wowe akasorana ne tazi gutandukanya sorry man sorry ese kisi atropoze sawa afashe uhagaze none shuwazi ase niyo wiriwe mu rugo umeze gutyo oya no se bisanzwe just normal okay kuri we birasanzwe ariko ntabwo ariko abandi bose babamye kurasana neza nawe pe byari ngombwa reka nayo njana ese nazana uri burara kandika kwiva ese ubizi kuri buhansange hari igihe ushobora gusanga bro cyangwa n'abandi ni ukuvuga ngo abantu benshi iyo harimo amahirwe make yo kundi gusa niyo yaba ari 1%, ugomba kubyitaho kuko arega nuko njya mbikubwira kenshi ariko ugahora ubyirengagiza uraje wongeye agenda ahubwo mbwira ikibazo cyawe ujya ufata n'ibintu bya buraga ukabigira nkaho biri seri ntabwo oya ijambo ryose nakubwiye ari ndi serious ndetse cyane ahubwo nuko mbwira nyine n'ushize ni kwambwira ugira ngo iki like babona turi inshuti ugomba kugira ikintu umuntu akakivuga kivuye mu ndiba y'umutima yakigeza ku muntu akavuga ati okay ndabyumva bikarangira aho nyine nta come on ako se ntabwo ubona ko umuntu nawe ari kuvunika ntabwo nshaka gufasha kuri uwo mutwaro niba mu by'ukuri oya ntabwo byihoreranye ahubwo mbwira wowe na Hirwa ngo mukunda Hirwa uriya utabona kariya kajama ntazi niyo gaturuka ni oya okay stop it wimuvuga nabi ntabwo ndimo kumutuka okay kandi none uvuze ko Nyirugo yapfuye se uwo mwishe none se yapfuye hano usanze hari umuntu wapfuye kandi ikinyarwanda cyaje kinyende kuvuga niba mvuze ukuri ntabwo kwakwica umutumira cyukuri umukobwa mwiza nkawe akusi ujye wireba ntabwo ari buri gihe ariko byibuze ujye ubikora nka rimwe mu cyumweru nese urabona ubwiza bwawe bujyanira kariya kajamo mutipe ntabona sinzi niba no mu bwonko buriya ibintu ari tayari ariko kamera ntabwo umukobwa nkawe bagakwiye kwiciriritsa kuri ruriya rwego ese uriya mutipe nta kintu azakugezaho ntubifate nk'aho ndi kubivuga kugira ngo umusimbure ariko nawe ushyire mu gaciro sibyo mutipe nta kintu azakugezaho ugiye kwishyiraho umutwaro w'ubuzima bwawe bwose ariko ese mwese ikintu mwiyemeje none abantu nk'abariya oya ntabwo ari ukuguca intege umuntu nakuburira akagerageza kukugira inama hakiri kare ntabwo ari ukukwanga harya abantu impapuro wowe wazi gutumye se bagutumye zireye yewe gakire rero rwose reka mazana nagusuhuza ko njye ninjira hano nenzi ko wapfuye rwose twari tuzi ko wapfuye Imana ishimwe mwari mufitemo nkibona uyu
ese avuga ati ntukantunge intoki ntukantunge intoki ntabwo nimba rero waramenyeye ucunganwe n'ibintu kumenyera abandi waramenyera no kuba ubabwiza cyane Mungu ntago ajya amenyerwa kuko amenyerwa rwose we baramubwiye ko ari dayimoni nukore yewe ndagati kateretswe n'Imana katajya gahungabanywa n'umuntu kateretswe na satani ahubwo da Imana iragutereka wowe bamfashe n'uyu uzabashobora none ibyo nakubaje impapuro ziri ibijyanye n'impapuro byo inzererezi ubundi zabuze ibyo zirya none ziragarutse byagenze bite yeni mu gahinda rwose agenda kiki Karine ntagiye gupfa se kandi agiye gupfashwa n'iki ngo Karine agiye gupfa azapfa ryari azapfa ryari aya urumuroze wisebe koko mbe ukuntu nabyinira kuruka hey gacu bugaranga miriza uzukuru Karine ameze neza ameze neza pe Karine ameze neza areze neza rwose byo gupfa warubikuye weda Karine ngo wabyina umugara Karine nta ndwara afite hamiriza we nkambara amayugi gasirimba mwishi Karine niwe mwazi waje kuri isi ko napfa kuva naba buri wese azamuca ashaka nanjye se nawe wakinywa ngo tuzaki wakinywa kikamanuka kitaroze se yego gaki Karine ay mama bavuga ko Karine namuroze se mbere yo kujya domina buretse manzi mu kibazo abanzi ikibazo nambajije ku kibazo cy'impapuro nakubwiye wari wagiye gushaka wazizanye cyangwa ntazo nazanye kubera iki impamvu na Karine nawe nabonye Karine bavuga ko yagiye kwifuza hanze y'igihugu da mu gihe gihugu nyine sigomba kukimenya yewe ntabwo bindeba ko muri sinamusurayo niyo yaba ari muri Uganda hanyuma impapuro zireza none ubwo iyo ntaza kubona nyiri impapuro nari kuzikura he ariko uzi ko kubabibwiye ukuri ko kuva cyera nta bwenge ugira ndakubwira ko nyiri impapuro ntawe wereka mubwire none sije namubwire ntago ari kubyumva namubwiye ko Karine ntawe hari yagiye kwivuza hanze none ko acha kuba no so urumva yarazisize siwe nyiri impapuro se ubwo napfa zazipfana cyane mbare mubwire bahena niwe nawe kanjogera mugenzi kanjogera nde bimwe mwari mwaje kumva simuje muze hano muze mutaratama ngiragarutse mu nzu yanjye ndakubaza ubuhari mu nzu ndani wewe ego marangi inzu yanjye da inzu yawe umva marangi wakwitanya wakira guto umenye ko ingoma zitacyari zazi ego umenye ko nta zitagize zazi mwabagamo murasambana mwe turasamba ni mushiki wanjye da no reka mubwire yego menye ko ari modomi simumuzi wivuga igeze amatwari kwitazima numushaka ari mugende gake rero domi abane bigize karakaje ariko domi nanjye ntago noroshye nanjye se noroshye ntago noroshye da tuzakumva abantu bose warabakaraze gutya bakikaraga ukabona naje nkiruka singutinya ugiye gupinga nk'umurozi ugiye gupinga n'umurozi domina ntago namutinya gapingana nawe akira domi nije nawe uzabyara umwana ndakamagize ndabagire aho tumera nk'aba bana ababyeyi babuza gukora cyangwa nawe ugiye kumera nka bya baba umukobwa umuhana avayo ngo ajyeyo ntibyashoboka nakosura amana habaye iki niba nkunda umuntu kugira inama kubw'ubuzima nta nama nshaka rero nta nama nshaka kuko njye gukundana nawe nta nama nakugishije so rero ntabwo rero narabikweruriye aturuka ndamukunda turakundana aturuka avuka ntabwo bindeba cyane andushike kinakurusha nuko mukunda gusa nta kindi ibindi ntabwo bindeba ubwo naya marozi nyine singire rega ntabwo ibintu byose ari amarozi n'urukundo rubaho nyine urukundo rwakagombye kuba urukundo rukaba ibintu byumvikana ugakunda umuntu nyine kuko bijyanye sibyo ese ntiwari wakunda wo mu buzima like ukunda umuntu for no reason iyo atavuga ngo ni umukobwa mwiza atavuga ngo hari ikindi kintu just ukamukunda biturutse ku mutima ndabukunda rero stop it ahubwo reka ngugire inama n'ubundi hano hari abagore benshi birirwa bameze nk'ipusi n'imbeba bashondana ngo wabihoreza bro baramuzenyeje wambabariye ugatwara mu umwe kwa mungiriye neza kuko ngiye n'ubundi nimere neza afite umuntu umwe ntawe muhanganiye nawe hano hari abakobwa babiri waretse umva se nyine nawe ugire katugane nk'abantu bakuru tujya inama ubu nawe ugiye kungira inama izanjye bazanze oya none se ngiye kumvishe n'ubundi ko mfite uwunkunda kandi nawe arankunda ibintu zo kubitekereza nyamara nawe ngiye kugira inama itari agakecuru
mwese uragira ngo bigende inama nakugira njyewe ntabwo byakunda ko dukundana gusa ungiriye neza wakunda umuntu umwe mu bari muri iyi nzu kuko natwe waba udufashije pe waba uzanye urukundo ukanadufasha urumva hari Monalisa hari na Kayiri bahora bameze ngo ubwo wowe n'umutima wawe muhitemo ugenda kugeza ubu ngubu nawe don't care ngo haragenda ndi hasigare ndi apfa ko ari busigare Monalisa ko ari umugore wa Mark uragira ngo umutware ibyo ushaka bose banyuzamo bakanisha umutwe ariko byibuze Monalisa reka agumane na Mark twara Kayiri birakwiye ko mama Rwera umusaba imbabazi njyewe umwari nyuma yo kunjyanira umwana mvuge ngo mbabarira ariko sinagusamenya ari ibyo ufite bangana mama Rwera ntaramenya nubwo nakabaye no kuba nicaranye nawe muri aka kantu ariko rero sinzi impamvu uri kwitwara gutya umuntu akugire neza akuzaniye umwana aho kugira ngo umushimire urimo uramushinja ko yaba yaratwaye umwana yagombaga kumuzana kuko yari yamujyanye ntabwo ari wari wamutwaye urumva ushaka ko musaba imbabazi ra gusa ndabivuze ko kumwana wenda reka wenda mbivuge muri ubu buryo umwana urabizi ko mama Rwera twari twamusabye ko yajya kureba umwana ahantu ari kugira ngo abashe kumufasha mu cyimbo cy'uko nta wundi muntu agomba kujya kubikora yemera kujyayo yashyize ubuzima bwe mu kaga yiba umwana kubera wowe katapfuye impamvu nyine atapfuye nuko n'umwana yamubonye ari muzima ibyo ni ibintu wakagombye kuba uri kwishimira se ko numva uri kumuvugira cyane nta kibazo niba udashaka kumusaba imbabazi mama Rwera mbabarira ariko umwawe warahindutse cyane ese si uvuze ngo umusabe imbabazi mama Rwera mbabarira use ni ukukwiye kumusaba imbabazi uragira ngo mfukame birasa ntacyo wivunika ubwo nyine ni uko nk'uko umwari ni uko nk'uko asabamo imbabazi gusa njyewe nagira ngo mbabwire nyine ko mwampa uruhushya nkajya kureba umwana wanjye ndumva mukumbuye byibura mwampa iminsi 2 cyangwa 3 byakunda nyine nkagaruka noneho nawe ukumva agaciro k'umwana ariko icyiza ni uko namukuzaniye umwana wawe umwana rwose wakoze seshere wo kuri kundeba gutyo uragira ngo nsabe imbabazi gute pfukame mama Rwera ntabwo byari bikwiye ariko kuhita ugenda ni ngombwa birasamaza igihe nabona umwana wanjye gusa nari mpangayikishijwe n'umwana wawe w'umwari ariko ubwo amubonye navuze yuko ngomba kujya kureba nanjye iwanjye nabundi nkagaruka wenda reka ibi mbivuge nawe yumva kuko ntabwo nigeze mbimubwira bivuze ko ari amabanga mufitanye ntazi mwembi babiri umwana urabizi ko njye nawe twamaze igihe kimwe dushaka Gashumi ndetse dushaka n'umwana wa Domi wamubonye se ndi gukeka ko mama Rwera ashobora kuba ari umwana wa Domi ndi gukeka yes urabivugaho iki madamu gusa mwawaritse umujinya koko ariko se uragira nkoreshe iriya jwi kugira ngo mve ko ndi kuvuga bisanzwe ariko se umwana ibintu byose ndi kuvuga byakagombye kuba ari ibintu bigushimishije bikunejeje none ndabona uri kwitwara nabi mu buryo bukabije kanishimye urabivugaho iki mama Rwera okay gaho maguruka imbere nta kibazo bigenda njyahari umwana wawe wamubonye nta kibazo igendere njyahari ibindi nijye bireba nijye uri bubikurikirane haguruka usanga umwana mu cyumba wigendera urabizi ngaho mbwira ukuntu none se gake aba bana mbonye bahoze n'ahangaha babaga ahangaha bari abakozi ba Karimo
si gusa ntabwo wabyumvise umva rero nkubwire none se ku isosi iguyemo inshishi urabona imipangu Dom. yacu izaba ikibaye se nkangubwiza ukuri kuva bano bagarutse aho bahuriye si impazi bari baratandukanye ariko kuva baje hano muri rugo nta kintu kimwe twageraho ubu babwiwe n'iki ko ndi hano iyo bahuje bamera nk'ingurusu neza zigiye konera umuhanya none ni abagome bano bana ntabwo ushobora kubyanga turakomeza tubemo ahangaha tubane nabo urabirukana nk'umuntu w'umugabo urafata icyemezo basohore biri bugende none baza ko bankundira hari ubwo ubona n'ingena bahamagana inzu ukuntu baje hanyuma iyi nzu ntabwo ari wowe uyibamo si we responsable wayo we ntabyiza abo bana bafite amabanga ya runo rugo bafite amabanga ya Karine bafite ibintu Karine yababikije bafite uburenganzira yabahaye ntazi urumva bw'ibanga barabwishe ese uzi ko n'ibyo byangombwa turi gutuma n'iby'iyi mitungo Karine yabitwaye kandi amakuru dufite ariko ngo ashobora kuba yarabyanditseho karanga kuko gato ubonye kameze nk'akavugira mu nose karana akana ka Karine nyine ngo yaragakunze nyine karakoze ke ibintu byose biba bikanditseho nubwo tutaramenya amakuru neza ariko amakuru ari nuko kafite impapuro z'imitungo yamwanditseho ibi byose turimo guha cyane rwose uzi n'ikindi dukora iki nyine ubundi njyewe nitwa Mapanzi wa mipango ni hari igitekerezo nungutse ngombwa igitekerezo nuko kirya kubica hanyuma ubwo iyo mitungo bapfuye si we wayegukana niba kariya numvise ngo ni Matiti gafite iyo mitungo ariyo bakanditseho apfuye ntabwo imitungo yaba iyawe kamubwire sinshaka gusazira muri gereza pe ibintu birimo kwica nimba ufite ikindi kintu wabakorera buretse gato ntabwo kubica wa buretse ngiye kubangaza no ku buryo ahangaha ntawe uzongera kuhasunutsa n'uzura bibagirwa ko iyi karitsiye yigeze no kuba urabendura abasazi nta by'abasazi ndabahwininisha mbagira ibintu by'ibiwerewere bajye bagenda birukanka Kigali yose bava hamwe barara ahandi ku buryo aha bibagirwa ko bigeze no kuhamenya ibyo bintu birashoboka ariko nzi igice ubundi wowe nzi igice ku myaka yanjye maze kugira banzu baho ubutuma batavuga batanzamukana ngo bamagareje gutya bajya bambwira ko bashaka mbahwininisha bari ubonye ko hano naho wagatangiye amaguru ngo da vuga mbahwininisha karakora nini banzu bahwininisha bakira hano turebe nibwo menya ko iyo miti yabikora ubu urabyizeye koko ufite amafaranga 100 none aha uyame nkwereke ikintu ngukorera ngo 200 upfa kumbwira ko bari bufungura munwa wawe yagwa yine se ndagwera ngaha cyangwa ndagwari mu nzu hari wowe umpa amafaranga 1000 nkwereke uriya bahena umwe azajya ahenera muri wese undi ahenera mu gikoni bazaterana imigongo gutya nta n'uzongera gutekereza ko aziranye n'undi niba ashaka bazahenera umugina nta kintu bimbwiye ibyo bintu ni ibintu Ruhumuriza ashoboye cyane Ruhumuriza ni umuntu wanjye ni umuntu wanjye ese ubwo njye nazashaka yandoze Ruhumuriza urumva ushaka ko nawe nkoroga oya umubyeyi rwose wandugurishe ni wowe rero reka twikize abanzi sibyo ibintu byose bikugendaho bibanze bive mu nzira cyane rwose genda sigara nawe kamubaze wahinduwe n'iki ahubwo wowe wahinduwe n'iki ni mama Rwera uri kugushuka okay twikomereze ikiganiro nagira ngo musabe twari twabivuganye umubwira yuko twazajya kureba aho mama wakureze sinzi nimba wamfasha mbere yo kugira ngo ujye kureba umwana tukabanza tukajya kumureba none se uwo mushumi njya numva urabambaye njyana no gashaka no konsuza uwo mushumi urabambaye ni igihe ufite wawukuye kuri uyu yego ibintu byakagombye kuba biri kugushimisha birimo birakubabaza uzi ko ushobora gusanga umuntu wirirwa ukubita inshyi gutya ahubwo reka mubwize ukuri si ubu yaba ari mukuru wawe cyangwa yaba ari murumuna wawe bineje n'ikibazo undi mama Rwera uri iki ubwo se urabihamya neza ko ari we none si ko kuva nta mukuru w'agashumi kandi rwose ni ibintu niyumvamo rwose narakize pe rero njye nkeneye gukonfirima neza nkamenya nimba ari byo koko mama Rwera ari umwana wa Domina cyangwa atari umwana we kuko nawe ubwe ntabyo azi ntuzi nyoko umwana wawe nzi yasurire kubaza
wagakwiye gutuza muri wowe rwose, kuko nyine ndabyumva ari warabuze umwana wawe wari ufite umujinya, ariko se n'ubu ngubu umubonye koko uragumana umujinya nk'uwo. Ngiye kureba Rwera. Ikibazo cya kitarakemuka neza. nyine nimba yumva ndi kumubangamira nta kibazo, reka mureka ajye kwirebera umwana. Oya ntabwo nzagumayo, nzahita nongera nkagaruka. Ni iminsi 3 yonyine nzahita ngaruka. Mama Rwenda aho genda. Kandi rwose umwana nyine umubabarire. Ariko nanjye namusabye imbabazi. Sinzi ahubwo niba yazima. Nta kibazo nta kibazo, ahubwo nuko ngewe ngira ngo utuze muri wowe. Byibura wishime kuko wari umaze igihe ubabaye pe. Nta kibazo neza. Bakwigendera. Ndeba cyose. Ibazo uramutse usanze umuntu wirirwa gucunaguza mu rwego rungana gutya ari umuvandimwe wawe, uko aramutse aba ari umwana wa mama Latifa akaba ari umwana wa Doni, yaba ari umwana wa Rudoviko, kandi nawe ibyo ntibikuraho ko utari umwana wa Rudoviko. Ubwo rero ushobora gusanga we na mama Rwera amuhuje papa wawe. Yera na mama Rwera. None se urumva biramutse bibaye ngombwa ko umwana wa Domina akaba umwana wa Rudoviko, we nawe mwamuhuriye kuki? Kandi ndeke kugira icyo mvuga, nzavuga namenye ukuri neza. Ese ubundi niba utakinshaka wafashe umwana ugasohoka ugasanga se urabuzwa n'iki se? Ariko wagira ngo mama Rwera ari ibintu muri gupanga ntaramenya. ntabwo ubundi kubera icyo abantu bakunda abantu bababeshya. Turamubwiza ukuri ntabyumve, ariko ubu tubaye turi kumubeshya yabyemera. Ruhumuriza wambabariye koko gafata telefone. Sinabigira gute? Halo. Jambo. Habari ya masiku dokta? Ungali Sumbawanga siku hizi? Sawa. Ni yule mama ule Dr. Ruhumuriza alikwambia. Nataka dawa. Hapana, sio ya mapenzi. Ni dawa ingine ile Ruhumuriza nipatia, lakini simu yake haipitagi. Kuna vijana viwili wananisumbua. Dokta, wananisumbua. Utakuja lini? Nikusubiri siku 2. Pesa hamna shida. Pesa iko. Si unaniua? Milioni 2? Sio kuwaua. Ni kama kuua.
nina faida gani? Faida iko dokta. Hao watoto wananisumbua sana, wana maneno mengi, wanatukana, nataka kuwakimbiza bakwe wenda wazimu. Batoke hapa kabisa kunyumba au wanyamanze. Siku mbili utafika. Asante sana dokta, asante sana, nashukuru. Aya, ndaje ndebane n'iyi misega y'inzererezi y'utuzingo, njyewe dome nakakuze mapanzi. Iri zina ni njye waryise. Baraje batanga amahoro muri iyi nzu. Ubundi njyewe na Gakire sigare tudamaraye nta kibazo. Baba bakinisha njyewe ubundi baranze. Njyewe banyinisha baranze ubundi. Kwanza na kiriya kigore cya Gakire cyanze kuva ku neza. Nikireba nabikiza hava nabi. Ariko nkawe washinga amatwi we yihakumviriza buri muntu ushingaraje aha ngaho hashingaraje. Siko mwigize neza imbeba ariko nkawe wa mugore we ubushaka iki ko nakwiyamye ntabashaka no kureba iyo sura yawe intera ikirungurira wa mugore we. Ngiye kudukorera iki hano? Ibyo birakureba. Umva rero mubwire Tony, uriya nahinze ko ubwawe uva hafi. Ngira ngo igihugu ukomokamo wacyumvise. N'umurwa Sumbawanga wabyumvise neza cyane ko ari ahantu hakaze. Niba ushaka amahoro icara hano nkubwire. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje. Imana irakoze, Imana irakoze, byose uri kunyuramo, byose bizarangira, natitadire iherezo.